Itegeko rya mbere mu ishoramari n'ubucuruzi ni wihomba. Irya kabiri wikwibagirwa irya mbere. Ngaya amategeko akomeye kurusha yandi mu bucuruzi. Iyo uguze ibintu by'agaciro ku giciro kiri hasi kandi ukagura byinshi, icyo gihe ntabwo ujya ubura amafaranga. Aya ni amagambo y'umwe mu baherwe bakomeye kuri iyi si, Warren Buffett. Arahishura imwe mu myumvire yatumye atunga za miliyari z'amadolari. Abarirwa umutungo wa miliyari 169 z'amadolari y'Amerika. Bitangira yari akana k'agahungu kagiraga isoni, katangiriye kugucuruza Coca-Cola inzu ku yindi, kugera kakana k'agahungu gatunze kompanyi ya Berkshire Hathaway. Iyi ni ubwami bupima miliyari nyinshi z'amadolari. Umuhanuzi wa Omaha niko bamwita. Ni umugabo wageze ku mitungo itagira ingano, atayirezwe n'ababyeyi be cyangwa se umuryango we, cyangwa se ngo yikeshe guhanga udushya two mu ikoranabuhanga nk'uko bimeze ku baherwe benshi bakiri bato uyu munsi. Ubukire bwe bwose abukesha kungukira bihoraho ku isoko ry'imari n'imigabane. Yabigenje ate? Niki kidasanzwe yakoze gitandukanye n'icy'abandi bakora? Reka tubivugeho. Mu bantu bose bageze mu zabukuru, Warren Buffett ni ufite ubutunzi bwinshi. Ubuzima bw'uyu musaza burimo ibidasanzwe byinshi, kandi nibyo tugiye kuvugaho. Ni umuherwe nimero ya 5 ku isi. Amazina ye yose ni Warren Edward Buffett. Yavutse ku itariki ya 30 y'ukwa munani mu 1930. Ni umunyamerika w'umushoramari, akaba n'umugiraneza. Ayobora inama y'ubutegetsi ya Berkshire Hathaway. Ni kompanyi ikora ibintu byinshi. Warren Buffett ni umwe mu bashoramari bazwi cyane ku isi. Birumvikana ntabwo aba nimero ya 5 mu baherwe ngo ntumenyekane. Buffett yavukiye Omaha, ni muri Nebraska. Yari umwana wa kabiri mu bana batatu. Niwe muhungu rukumbi wa nyina Leila na se Howard Buffett. Uyu yabaye mu nteko ishinga amategeko ya Amerika. Iki gihe sagitorerwa kuba umudepite byatumye bimukira Washington. Warren arangije amashuri abanza, yinjiye mu ishuri ryitwa Alice Junior High School. Abona kujya mu rindi ryitiriwe Woodrow Wilson High School hari mu 1947. Ku makayi ye yabaga yaranditseho ko akunda imibare kandi ko azaba umucuruzi w'imari n'imigabane ku isoko mpuzamahanga. Warren Buffett yatangiye gukora ubucuruzi akiri muto ku myaka 11. Arangije amashuri yisumbuye, ubucuruzi bwe bwatangiye kunguka cyane. Ashaka kuba ari bwo ahita yinjiramo atagiye muri kaminuza. Umwana w'imyaka 11 yacuruzaga iki? Yasobanukiwe akamaro k'amafaranga akiri muto cyane. Kimwe mu byabiteye nuko yavutse nyuma y'umwaka umwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuye mu bihe bibi cyane by'ubukungu. Yavutse abona uko abantu bagorwa no kubaho mu buzima batagira amafaranga. Guhera ubwo yararahiye avuga ko we n'amafaranga bagomba kuba patana rugi. Akiri muto asobanurwa nk'umwana wari ucecetse, uhora wenyine, uguma mu rugo cyane. Ibyatumaga akunda kujya mu isomero. Afite imyaka 7 gusa yasomye igitabo cyitwa 1000 Ways to Make $1000. Uburyo 1000 wakoreramo amadolari 1000. Igitabo cyamuteye gukunda ubucuruzi. Cyamushyizemo umwuka wo gushora imari no gukora umukino w'ubucuruzi akiri muto. Ubuzima bwe bw'ubwana byaragoranaga kubutandukanya no gucuruza. Bumwe mu bucuruzi bwa mbere yakoze harimo kugurisha za shikrete zo guhekenya, kugurisha Coca-Cola no gucuruza ibinyamakuru, agenda bitanga inzu ku yindi. Yakunze no kuba mu iduka rya sekuru. Sekuru yacuruzaga ibyo kurya. Warren Buffett yegereye sekuru wari ufite iduka, amusaba akazi ko kujya yenacuruza Coca-Cola inzu ku yindi. Yari umuzunguzayi. Sekuru yarabimwemereye. Bivugwa ko ahangaha yinjizaga amasente 5 kuri buri paki 6 yacuruzaga. Nyuma nibwo kuri bene ubu bucuruzi yongiyeho ibindi nka shikrete ndetse n'ibinyamakuru. Hamwe no kwizigamira, amaze kugira imyaka 11 yaguze imigabane ye ya mbere mu isoko ry'imari n'imigabane. Icyo gihe yaguze imigabane 3 muri kompanyi icuruza ibikomoka kuri petrol, City Services. Buri mugabane icyo gihe wari ufite agaciro k'amadolari 38 n'amasente 25. Gusa nanone nyuma y'uko ayiguze, agaciro k'umugabane kaje guhananuka kagera ku madolari 27. Ibi byaramuhangayikishije cyane, ariko akomeza kwihangana kugeraho noneho agaciro k'umugabane kaje kugera ku madolari 40. Noneho imigabane ye ahita ayigurisha abona inyungu. Gusa ntabwo yungutse nk'uko byumva. Iyi ni inkuru yamubabaje cyane kurenza izindi. Nyuma y'uko agurishije imigabane ye ku madolari 40, imigabane yahise itumbagira igera ku madolari 200 kuri buri mugabane.
Iyi ni inkuru y'amahirwe yivukije yamugumye mu mutwe cyane, yanga kumuvamo. Ati imigabane yanjye nyigumana. Ntacyo yari kubikoraho, ariko byamwigishije isomo rikomeye. Rimwe yigeze kuvuga ati mu myaka 75 ishize ntabwo nigeze mbasha kumenya ngo isoko ry'imari n'imigabane riraza kumera rite ejo. Ibyo ntabwo biba bindeba. Ikindeba ni ukumenya guhitamo niba nashoye ahantu hazima ndetse nkanatunga kompanyi nziza igihe kirekire. Ubu bunararibonye bwose n'amakosa mu bucuruzi yagiye akora nibyo byafashije Warren Buffett kuba umuhungu uzi ubwenge butangana n'imyaka y'amavuko. Nyuma yaha ni nabwo se yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko, biba ngombwa ko bimukira Washington bavuye Omaha. Noneho Warren Buffett abona akazi kanyako ka mbere yari afite imyaka 14 y'amavuko. Kari akazi ko gukorera Washington Post, apana nk'umunyamakuru, ahubwo kubacururiza ibinyamakuru. Nubwo byari bimeze bityo ariko umushahara we wo muri Washington Post ntabwo yawishimiye. Bituma ajya gukorana n'abandi bari bahanganye ku isoko na Washington Post. Icyo gihe cyari ikinyamakuru The Times Herald. Aha yatangiye kujya agenda acuruza ibinyamakuru hirya no hino, agahembwa amadolari 179 buri kwezi. Uyu munsi yaba afite agaciro k'ibihumbi 3 by'amadolari y'Amerika. Nyuma yaho mu mafaranga yagiye yizigamira, we n'inshuti ye baguzemo pinball, imashini zikoreshwa mu gukina imikino y'amahirwe. Ibi ryabarezi. Izi yazishyize muri za salon de coiffure. Nyuma yaho buri cyumweru bakuragamo inyungu yabo bakishyura wabatije seta. Nyuma ariko baje kugurisha izi mashini zari ebyiri, bazigurisha amadolari 1200. Bakimara guhabwa ayo madolari, Warren Buffett yaguze umutungo we wa mbere. Yaguze umurima wa hegitari 16 mu gace k'iwabo muri Nebraska. Igitangaje muri ibi ariko nanone nuko Buffett yakoze ibingi bafite imyaka 15 gusa. Ako kanya byahise bisobanura ko uyu mwana wari ukiri muto w'Omaha byanze bikunze azaba igitangaza. Ukurushaho kwiga ni nakurushaho kunguka, niko yemera. Mu mwaka w'1947 nibwo Warren Buffett yarangije amashuri yisumbuye. Iki gihe yaramaze kuryoherwa n'amadolari, maze ashaka gukora akazi ko gucuruza imigabane ku isoko ry'imari n'imigabane amasaha yose, bikaba ari cyo kintu akora, full time job. Ni nabwo se yabyanze, abona kujya muri kaminuza ya Pennsylvania. Uyu mwana yari igitangaza mu birebana n'ubucuruzi. Amashuri ya kaminuza yarayishyuriye mu mafaranga yakuraga mu gukodesha wa murima yari yaraguze muri Nebraska. Nyuma yuko abonye impamyabumenyi mu bijyanye n'ubucuruzi mu ishami rya Business Administration muri kaminuza ya Nebraska, yashatse kujya kwiga muri Harvard. Igihe yandikaga ibaruwa isaba baramwangira. Kwangirwa n'iyi kaminuza kuyigamo birumvikana nk'inkuru mbi, ariko siko byagenze kuri we, ahubwo byashibutsemo umugisha utagira ukungana, kuko byatumye ajya mu yindi kaminuza ya Columbia Business School, aho yahuriye na mwarimu we wamuhinduriye ubuzima, Benjamin Graham. Benjamin Graham yari impuguke mu by'ubukungu, akaba n'umushoramari, ariko nanone yakundaga kwiyandikira ibitabo. Muri uwo mwaka bahuyemo yasohoye kimwe mu bitabo byakunzwe cyane mu mateka yo kwandika kwe, The Intelligent Investor, umushoramari w'umuhanga. Muri make iki gitabo cyasobanuraga intambwe ku yindi uko washora ukunguka kandi bihoraho, utiriwe ugura imigabane itagaciro igihe cyari cyo cyose. Buffett yabaye umunyeshuri mwiza wa Graham kubera ko bose bakundaga ubucuruzi. Warren Buffett avuga ko Graham ari we muntu wamugiriye umumaro mu buzima bwe bwose nyuma ya se. Buffett akimara guhabwa impamyabushobozi yo ku rwego rwa masters mu by'ubukungu, yaragiye kwinjira neza ku isoko ry'umurimo. Yahise yinjira mu kigo gikomeye mu gihugu, ikigo cy'isoko ry'imari n'imigabane ya New York, Wall Street. Akinjira, ikibazo yahuye nacyo cya mbere ni ukuba usibye ubunararibonye n'ubumenyi yari afite mu byerekeye gushora imari, yari akiri umuhungu w'imyaka 21 gusa kandi utarashabuka. Kumenya kuvuga neza no kwisobanura nk'umuherwe nk'uko abikora uyu munsi icyo gihe byari bitaraza. Yaterwaga ubwoba no kuvugana n'abantu bashya, ndetse no mu gihe avuze akaba atasobanura neza ibintu kubera gushyuha mu mutwe na stress. Yagize umuhate ndetse atangira gufata amasomo yo kuvugira mu ruhame. Ibyo byamubereye kimwe mu bishoro byiza yarakoze kurenza ibindi, kuko iyo akomeza kumera nka mbere byari kugorana ko uyu munsi aba ari aho ari. Ibi yabigarutseho mu magambo ye yamamaye cyane, ati gushora muri wowe ubwawe nibyo shoramari riruta andi yose. Uko urushaho kwiga niko urushaho no kunguka. Ntabwo byatinze wa mwarimu Graham ahamagara Buffett ngo amuhe akazi ko gukora mu kigo cye kiri New York. Buffett wari ukiri muto yarabyemeye. Ahageze ahigira byinshi kandi byamugiriye umumaro atashoboraga kwigira mu rindi shuri ryari ryo ryose.
aha yabashije kuhamenyera uko bakora ubusesenguzi bw'ibigo by'ubucuruzi, kumenya agaciro ka kompanyi z'ubucuruzi ugendeye ku kubara ibyinjiye n'ibyasohotse n'ibindi. Mu kazi Warren Buffett yubahanaga na Graham, ariko imitekerereze yabo ku ngingo zimwe na zimwe yari itandukanye, bibatera ubwumvikane buke. Buffett yashakaga kumva neza uko business ikorwa, ikindi akumva ko abakozi n'abayobozi mu nzego zitandukanye za kompanyi bagomba no kugira uruhare mu byemezo bifatwa ku ishoramari. Iki gihe Graham ibi ntiyabikozwaga. Graham we yabaga ashishikajwe n'imibare y'ibyinjira n'ibisohoka. Ibi byatumaga aba umugabo ugoye gukorana nawe. Ubwe niwe wakundaga gufata ibyemezo akabitura kuba bakorana batabigizemo uruhare na ruto. Ibi byatumaga Buffett ahora abigiraho ikibazo. Mu 1956 Warren Buffett yaciye inzira ye nyuma yuko Graham agiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ikindi kompanyi ye ntabwo yakomeje gukora. Warren Buffett muri iki gihe nk'umuntu uzi ibyo kwizigamira, hari amafaranga yari yaragiye yizigamira $175 by'amadolari. Yari menshi. Usibye ayo madolari yari afite kuri konti, yari anafite ubumenyi yakuye muri icyo kigo cy'uwahoze ari mwarimu we. Iki gihe yahise atangiza ikigo cye cy'ubucuruzi, nacyo nticyatinda kwinjira ku isoko ry'imari n'imigabane. Abantu bashoye mu kigo cye icyo gihe uyu munsi batunze za miliyari z'amadolari. Birumvikana nawe ubwe yakuyemo ubutunzi butagira uko bungana, binamwinjiza ku rutonde rw'abantu bakize cyane kurenza abandi ku isi. Mu 1956 ubwo Buffett yari afite imyaka 25 y'amavuko, yasubiye aho yavukiye, Omaha. Atangiza nanone business ye ayita Buffett Associates Limited. Buffett akigera iwabo yahageranye amafaranga menshi, yashoboraga gukodeshamo ibiro byiza akanashyiraho abakozi benshi bamukorera. Icyakora uyu musore muto yafashe kimwe mu byumba byo mu nzu ye aba aricyo atangira gukoreramo. Mu kigo cye yahereye kuba mu muryango n'inshuti ze bagura imigabane $150 by'amadolari y'Amerika. Buffett muri iyi business yarahanganye n'andi makompanyi akomeye cyane kandi yararimo arakora ibidasanzwe. Yakoze ibishoboka byose ibiciro by'imigabane muri kompanyi ye abishyira hasi cyane, n'uburyo yari yarakuye kuri wa mwarimu we Graham. Uburyo bwatumye Buffett aba igihangange n'umwami w'ubucuruzi bw'imari n'imigabane. Nyuma y'imyaka 6 agaciro ka business ye kariyongereye cyane, kava ku $150 by'amadolari y'Amerika kagera kuri $7,200,000. Uko imigabane yabaga myinshi niko nabashaka kwinjira muri iyo business biyongeraga. Gusa nanone ikibazo cyari gihari kuri bamwe, byarangiraga batizeye gushora muri iyo kompanyi y'aka gasore gato kagaragaraga nk'agafite imyaka 18. Aha kandi ngo ntabwo bari bibeshye, kubera ko Warren Buffett nubwo yari yaramaze kugera ku myaka 20, ariko nanone yari akigaragara nk'ari ingimbi. Mu gihe cy'imyaka 5 yakurikiyeho yakoze business ye wenyine nta umufasha. Niwe wakoraga akazi kose, akandika za sheke, akandika ibyinjiye n'ibyasohotse, agakora za raporo. Ibi nabyo hari abakiriya bamwe byatumaga bamushidikanyaho, bati umuntu ukorera iwe mu rugo nta birakoreramo, nta bakozi agira, uwo muntu wamwizera? Bigatuma bashidikanya mu gushora amafaranga muri business ye. Nubwo byari bimeze bityo, ariko ababashije kugumana nawe babashije kuyora akayabo. Ku mwaka babonaga inyungu ya 29.5% byayo bashoye. Byari hagati y'umwaka w'1956 n'1969. Nyuma y'imyaka 10 atangije iyi business, Warren Buffett yari magenzura umutungo wa $44 z'amadolari. Nyuma y'imyaka 3 zahise ziba $104 z'amadolari. Iki gihe ibintu byari byiza, abashoye imari mu bucuruzi bwe barimo kwicinya icyara, babona amafaranga yabo arimo kunguka cyane. Gusa hari ikintu kimwe cyari gihangayikishije Buffett: ukuzamuka kw'igiciro cy'umugabane. Yari afite imyaka 39 y'amavuko, amaze kugira miliyoni zirenga 100 z'amadolari. Yari agiye gutera intambwe mu bucuruzi. Yari agiye gufata uruganda rwitwa Berkshire Hathaway akaruhindura ubwami bupima miliyari z'amadolari. Rwari uruganda ruhora mu myenda n'ibindi bibazo, rwendaga no gufunga. Umugabane umwe muri uru ruganda waguraga amadolari 7. Turi mu 1965. Warren Buffett yahise aguramo imigabane myinshi. Nyuma y'imyaka 3 yasabye nyiri uruganda kumugurira imigabane umwungagurwa ku madolari 11.50. Nyiri uruganda yavuze ko imigabane ya Buffett umwe yagura ku madolari 11.37. Byababaje cyane Buffett
kuko kwari ukumuhombya. Buffett ibi yarabyanze, ahubwo ahita agura imigabane yose y'uruganda. Nyirarwo aramwirukana. Yasaga n'uwihoreye ku kuba yasuzuguwe. Gusa uruganda ntaho rwari rurimo ibibazo bikomeye cyane, rutunguka uko bikwiye. Buffett yafashe uruganda areka kurugira urukora imyambaro gusa, ahubwo arubara nk'ari ikigo cy'imari n'imigabane. Gusa nanone yabonye ko nakomeza kujya acuruza imigabane ku giciro gito azahomba. Hanyuma yunguka ikindi gitekerezo acyunguwe n'umwe mu bafatanyabikorwa be, Charles Munger. Cyari igitekerezo cyo kugura, kurangura no kugura imigabane ya kompanyi ku giciro cyiza. Ni uburyo bise buying fair companies at wonderful prices. Ubwo buryo bwabaye uburyo bushya kandi bwafashije cyane Buffett. Byatumye ajya gushaka amakompanyi akomeye ngo bakorane, abacururiza imigabane ndetse nawe aguremo iye. Iya mbere yagezeho ni Coca-Cola. Kuri benshi iyo utekereje ikinyobwa kidasembuye, Coca-Cola ni iza mbere mu mutwe. Ikinyobwa kimaze igihe kandi cyamaze kwigarurira imitima ya miliyari nyinshi z'abatuye isi. Ibi bituma ibindi binyobwa bidasembuye bitabasha guhagarara imbere ya Coca-Cola. Hamwe no gukorana n'ibyo bigo by'amazina afatika, kugura umugabane umwe mu kigo cya Buffett byavuye ku madolari 11 mu 1965 bigera ku madolari 290 mu 1990. Guhera ubwo n'ubutunzi bwe bwite bwikubye inshuro zirenga ebyiri bugera kuri miliyoni 240 z'amadolari. Ubu buryo bushya bwatumbagije amafaranga ye. Ikintu cyamuzaniye amafaranga menshi ni ubucuruzi bw'imigabane yo mu makompanyi akora ubwishingizi. Hari amakuru avuga ko ubucuruzi bwo mu makompanyi y'ubwishingizi ari bwo bwunguka cyane kurusha n'ubwa za banki. Buffett afite imyaka 60 nibwo yatunze miliyari y'amadolari ya mbere. Kompanyi ya Berkshire Hathaway yakomeje gukora ubucuruzi ndetse no kugura andi makompanyi agiye atandukanye, ayandi ikayaguramo imigabane myinshi. Zimwe muri kompanyi ziheruka ni Goldman Sachs ndetse na Bank of America. Ibi byagize Berkshire Hathaway ya Warren Buffett imwe muri kompanyi z'ibihangange kandi zunguka cyane ku isi, ndetse bigira Buffett umukire wa mbere ku isi mu mwaka wa 2008. Buffett yashakanye na Susan Thompson, aza gupfa mu mwaka wa 2004. Yongera gushakana na Astrid Menks mu 2006. Afite abana batatu yabyaranye na Susan Thompson, barimo Susan Alice Buffett wavutse mu 1953, Howard Graham Buffett. Uyu we izina rye turarizi hano mu Rwanda, yashoye imari, yavutse mu 1954. Umuhererezi ni Peter Buffett wavutse mu 1958. Buffett rimwe yavuze ko abana be azabasigira umutungo uzatuma bumva bagira icyo bakora. Niyo mpamvu yiyemeje ko 99% by'umutungo we azawuharira ibikorwa by'ubugira neza. Usibye amafaranga atagira ingano Buffett afite, yakomeje kuba umuntu udasesagura. Arakibera mu nzu yaguze muri Omaha, Nebraska mu 1958. Yayiguze $31,000 n'amadolari 500. Ni umusaza winywera amacupa ya Coca 5 buri munsi, ngo akunda Coca-Cola cyane ku buryo byanatumye ayiguramo imigabane. Buffett arya nk'umwana w'imyaka 6. Ibiryo akunda ni hamburger, crème glacée ndetse n'ifiriti y'ibirayi. Asoma ibitabo amasaha 5 ku munsi. Avuga ko gusoma ari rwo rufunguzo rwo kugera ku nsinzi. Asoma cyane ibijyanye n'imari, birumvikana. Yirinda cyane ibikoresho by'ikoranabuhanga nka smartphone. Bigaragara ko Warren Buffett ari umugabo wabayeho ubuzima bwe bwose agendera ku mahame ye ndetse n'indangagaciro ze. Ariko ikirenze kuri ibyo, ni umugabo uzahora yibukirwa kukumva neza ibirebana n'ubucuruzi n'ishoramari kurenza abandi twese dusigaye.